Okay, ubushize twari kumwe cyangwa se ubwarangiye twari kumwe hanyuma na n'ubu turi kumwe rero. Ibyo turi kumwe ni byiza kandi ibyo turi kumwe mu n'ubwami bw'Imana turimo turubaka kugira ngo ubwo hari aho Imana idukuye hari n'aho Imana ireme tugeza muri uyu mwanya. Sindi ngenyine ndi kumwe n'umusore Papa Chauvet. Murabona ko ni umusaza Imana yagiriye neza kandi ni umusore. Imana yamuhagurukije mu gihe cye kugira ngo akore ibyo agomba gukora. Witwa nde Papa? Nitwa Tuyishime Gloire. Okay, asante. Hanyuma turahuye, uyu musaza duhuye rero akiri muto, urabibona abyirutse akiri muto. Ubuzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ndi umucuranzi mu rusengero, nkongera nkaba umunyeshuri ncuranga mu rusengero muri Zion Temple Celebration Center i Nyamata. I Nyamata hari umumama waririmbagayo nzi neza witwa Mucyo Jessica. Uramuzi? Mucyo Wera Jessica ndamuzi. Yego. Umuzi wiki? Namumenye mbereho hashizeho igihe kitari gitoya numvishije indirimbo ya korali ya Injili Bora mbere nka 2016 gutyo na 5. Hanyuma iyo ndirimbo ndayikunda ako ntamuzi. Noneho nyuma yaho nza kubona aje muri church muri Zion aza no kujoininga worship team ndirimbamo cyangwa se ncurangira. Nahangaho namumenye live ariko nsanzwe mwumva n'ibihangano bye bikanshimisha bikamfasha. Nk'umucuranzi uyu nguyu yafashe microphone ari kuririmba. Abacuranzi mufite ubuhanga bwanyu. Ucuranga iyihe instrument wundi? Curanga piano. Uri mu pianiste. Hanyuma uri kuri piano niyo ikunda kuyobora mu muziki cyane. Nk'iyo arimo aririmba ari kuri mikoro, wumva ubuhanga bwe cyangwa se wumva muri make ugiye kutubwira uko ubyumva nuko umwumva na mbere ko umumenye uyu munsi uramuzi noneho? Cyane numuhanga ukomeye cyane sinzi ko nabivuga. Ushobora gucuranga ufata note itariyo agahita yimenya kandi atazi gucuranga. Ibyo bintu bya bigora abantu benshi n'ikindi na transpose ku buryo aho gusanze mbega ari flexible, ashobora kuririmbira ku muntu uzi gucuranga uri hejuru n'umuntu uri hasi ugitangira mbega, kuko abaririmbyi benshi bya bibagora gukorana n'abacuranzi. Kandi ngombwa ko umucuranzi ari gukora cyane kurusha umuririmbyi, ariko iwe niwe uko mbega aratworohereza akazi mbega ashoboye muziki. Ese uri kucuranga ari kuririmba birakorohereza, ucitswe ugacurangira hejuru araririmba wajya hasi yajyayo hariho hose. Umaze kumumenya waba warumvisha ishuri rikomeye nko muri Amerika cyangwa muri Canada hano yabariza umuziki? N'inshuti yanjye twaraganiriye by'ukuri numvaga azi muziki nk'umuntu wayize. Tuganira ambwira ko atabyize, numva afite impano ikomeye cyane. Ndamwubaha cyane. Uramwubaha cyane. Uvuze uti twaraganiriye no ese ko ari umumama wowe ukaba ukiri umusore muto cyane, ubona yemera kuba n'abantu bose baganira se? Ari flexible cyane mu byo utabyumva, by'umwihariko n'umubyeyi wanjye ni mama. Ikintu cya mbere ni umukristo, kandi iyo umuntu ari umukristo byose biba byoroshye. Iyo umuntu ari umukristo byose aba ari flexible ku ari we wese, cyane cyane uje umugana. Nk'umusore ukiri muto, ibintu bibiri ubutumwa ugenera abamukurikira umunsi ku munsi, abamuzi n'abataramumenya, icyo ni icya mbere. Hari ubutumwa ugiye kubagenera, hanyuma nawe by'umwihariko kuvuga uti mami merci. Yego. Ubutumwa bwa mbere namugenera ni ukumuheza courage muri industry ya music ye wakora. Muheze courage kandi akomeze kuyobogwa n'Imana, akomeze kuba umukristo nk'uko ari umukristo. Ndumva ari ubwo butumwa namuhereza. Hanyuma bamukurikiye hari abakunzi berega, nanjye hari indirimbo ye najyaga numva arimo ndabihamya n'ibindi ntari kwibuka neza. Urabona ko ngiye nari umuririmbyi. Hanyuma noneho abamukunda n'abataramukunda bakeneye kumumenya bakamukunda, nagakiri bukore kugira ngo bamushake bamumenye bamukunde. Yego, ni ibintu bitatu. Cya mbere bakire Yesu nk'umwami n'umukiza babwira. Cya kabiri bakore subscribe kuri channel yiwe ya Mucyo Wera Jessica. Cya gatatu nuko dukomeza kumufollowinga no gukora amashare. Ibyo ngibyo.